Mu karere ka Gatsibo abantu batatu bo mu muryango umwe bishwe n'impanuka, naho mu karere ka Nyanza umukomvayeri yishwe n'imodoka yakoragaho, naho mu karere ka Nyamasheke ho umukozi wa kompasiyo yishwe n'imodoka ubwo yayisohokagamo. Tunyarukiye no mu karere ka Rusizi umusaza afungiwe kwitwikiraho inzu ndetse ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi. Uyu musaza yitwikiyeho inzu hanyuma abeshyera umugore we kariwe wayimutwikiyeho. Reka twerekeze mu karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru umugabo arakekwaho kwihugikana umugore w'abandi w'isezerano. Aya namwe mu makuru tugiye kugenda tubaramburira akantu ku kandi, ntujye kure hanyuma wiyumvire udushya tuba twabaye imbere mu gihugu ndetse no hirya no hino mu turere. Ni mu kanya nturambire. Reka duhere kuri iyi nkuru yo mu karere ka Gatsibo. Umushoferi wari utwaye fuso iva mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo yagonze abantu batatu bo mu muryango umwe, abagonga abaturutse inyuma bahita bitaba Imana. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku itariki 8 Ukwakira ubwo fuso yavaga mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore, yageze mu murenge wa Gatsibo mu kagari ka Nyamicwamba mu mudugudu wa Gatungo Ikanonga, hanyuma ihita igonga abantu batatu bo mu muryango umwe bari gutaha, barimo n'umukecuru, umukobwa we ndetse n'umwuzukuru w'amezi 6, bose bahita bahasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamuduni yabwiye igihe ko uwo mushoferi akigonga abo bantu yahise aburirwa irengero, aza kuboneka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, gusa ngo bamupimye basanga atari yanyoye inzoga. Iyi ni inkuru rero yabaye ejo ku mugoroba, ikaba yaratwaye ubuzima bw'abantu mu buryo butunguranye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamuduni yagize ati iyo mpanuka koko yabaye yatewe n'uburangare bw'umushoferi, yaturutse inyuma y'abantu batatu bose arabagonga. Umukecuru w'imyaka 53 yahise yitaba Imana, naho umukobwa we w'imyaka 31 n'umwuzukuru we w'amezi 6 bo bajyanywe kwa muganga hafi aho bahita bitaba Imana nabo. SP Twizeyimana yakomeje asaba abakoresha umuhanda kwirinda ibisindisha, gukoresha telefone batwaye, uburangare, umuvuduko n'ibindi byose byatuma batubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bikwiriye. Yavuze ko iyo hagize urenga kuri imwe muri ibi biteza impanuka zivamo urupfu. Kuri ubu abishwe n'iyi mpanuka imibiri yabo yajyanywe kwa muganga kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa mu cyubahiro. Tunyarukiye no mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza rero umukomvayeri yishwe n'imodoka yakoragaho. Umukomvayeri cyangwa se uzwi ku izina rya Tandiboyi yishwe n'imodoka yakoragaho mu karere ka Nyanza. Wari uyitwaye yamugonze ubwo yasimbukaga imodoka igenda amaze kumenya ko yabuze feri. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mugina, mu murenge wa Muyira, mu kagari ka Gati, mu mudugudu wa Kinyoni ku mugoroba wo ku itariki 7 Ukwakira 2024. Hari impanuka yabaye. Abatuye muri kariya gace babwiye ikinyamakuru Umuseke ko imodoka yo mu bwoko bwa Howo cyangwa se Howo ifite ibirango bya IT 135 LF yari itwawe n'uwitwa Benimana Jean Pierre uri mu kigero cy'imyaka 40. Iyo modoka itwara amazi water tank igenda yamena mu muhanda uri gukorwa uhuza akarere ka Nyanza n'akarere ka Bugesera. Ubwo bajyaga ahitwa Ikinyoni kuzana amazi, umushoferi wari umukomvayeri wayo witwa Irasubiza Jean Pierre w'imyaka 19 ubwo yageragezaga gusimbuka imodoka igenda ngo kuko yari yabuze feri, uyitwaye yayikase igana ku ruhande yasimbukiyeho ahita amuca hejuru. Amakuru avuga ko bihutira kumujyana kwa muganga, ariko ku itariki 8 Ukwakira 2028 yahise ashira mu mwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyira Mukantaganzwa Brigitte yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uwari utwaye imodoka yahise atoroka, akaba agishakishwa n'inzego z'umutekano. Reka tunyarukire kandi no mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke ari kuvugwa y'iki? Reka mbanze nsome kutuzi nze gatoya.
Mu karere ka Nyamasheke umukozi wa Compassion International yishwe n'imodoka yasohokagamo. Mukabideri Adeline w'imyaka 50 wari umukozi wa Compassion International muri paruwasi ya Musengesi mu itorero rya MRR mu murenge wa Gihombo akarere ka Nyamasheke yishwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yavaga Rusizi ijya i Kigali ubwo yari irimo ayururuka cyangwa se ayisohokamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kibingo wari uri aho ngaho impanuka yabereye muri ako kagari k'umurenge wa Gihombo akarere ka Nyamasheke avuga ko yabaye ahagana saa 11 z'umugoroba zo kuwa kabiri tariki 8 Ukwakira 2024 ubwo nejo hashize. Yakomeje agira ati Mukabideri Adeline yavaga muri santere y'ubucuruzi ya Ntyazo mu murenge wa Kanjonjo atahiwe mu mudugudu wa Kigarama akagari ka Kibingo umurenge wa Gihombo. Ageze haruguru yiwe imodoka irahagarara ngo avemo. Yakomeje agira ati mu gihe yavagamo yatezwe n'igitenge yari yambaye cyafashwe mu gasumari kari ku rugi rw'iyo modoka. Umushoferi ngo Etienne w'imyaka 42 wari uyitwaye agira ngo yasohotse aratsimbura hanyuma anakinga urugi. Mukabideri wari utarasohoka yikubita hasi muri kaburimbo ipine y'imodoka imunyura hejuru ahita ashiramo umwuka. Yavuze ko bahise batabara umurambo wa nyakwigendera ukajyanwa ku bitaro bya Mugonero mu karere ka Karongi. Umushoferi ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gihombo. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje ko byaturutse ku burangare bw'umushoferi utarebye neza ko umugenzi yavuyemo ngabone kugenda. Ati impanuka yabaye kandi twihanganishije umuryango ubuze uwawo, twibutsa abatwara abagenzi ko bagomba kwitonda bakabakuramo neza igihe bavamo bakareba ko imbere inyuma no ku mpande nta kibazo gihari imbere yo guhaguruka kuko uretse kubatwara baba banashinzwe umutekano wabo kuko hari igihe baba bihuta bakaba bateza impanuka nk'iriya yabaye. Yakomeje agira ati umushoferi nyawe utwaye imodoka agomba kumenya ko uretse iyo atwaye abanatwaye izindi enye, abatwaye iri imbere ye, iri inyuma n'iri mu mpande ze, abareba ibintu byose bimukikije abirebera muri rotorovizeri. Uyu rero iyo ayikoresha ntahaguruke avuduka, uyu mubyeyi ntiyari kwikubita mu mapine ngo ahasige ubuzima. Yanasabye abagenzi kujya bava mu modoka bitonze barebye ko nta biri bubabangamire cyangwa kubatangira bikaba byabateza impanuka. Yasabye kandi kujya bareba ko nta kindi kinyabiziga kibari imbere, inyuma cyangwa mu mpande cyabateza impanuka. Nyakwigendera asize umugabo n'abana 6 barimo abakobwa 2 n'abahungu 4. Reka tunyarukire mu karere ka Rusizi. Umusaza afungiwe kwitwikiraho inzu ngo abeshyere umugore we. Twagiramungu Dieudonne w'imyaka 35 wo mu mudugudu wa Kamonyi akagari ka Murehe umurenge wa Gashonga akarere ka Rusizi akurikiranweho gushaka kwitwikiraho mu nzu akabeshyira umugore we maze bamaraze igihe bafitanye amakimbirane. Uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo nyuma y'uko ahagana saa 5:30 z'amanywa yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Ukwakira 2024 nejo hashize ku manywa yitwikiye mu nzu agataka avuga ko ari umugore we waje ashaka kuyimutwikiraho. Umugore bashakanye yashinjaga kumutwika n'umugore babyaranye abana 3 wamutaye akajya gucumbika handi n'abana 3 babyaranye. Umuturanyi we uri mu batabaye yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko bumvise uwo musaza ataka cyane ngo inzu ye itwitse n'abataramenyekana baje bamukurikirana ayirimo bakica idirishya maze bakajugunyamo umuriro. Ati y'amabati 15 iri kugurumana avuga ko aciye mu idirishya gasohoka tugerageza kuzimya izima igice gito ibyinshi byari byahiriyemo. Bivugwa ko ibyahiye byose ubariyemo n'inzu bifite agaciro ka miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, bikaba birimo matora 2, imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashonga Nyirangendahimana Matilde yabwiye Imvaho Nshya ko bikimara kuba bafatanyije n'inzego z'umutekano bakamushyira ku ruhande agahatwa ibibazo. Uyu mugabo rero nyuma yo kumubaza no kubaza abaturage baje gusanga uwo musaza ari we ushobora kuba yitwikiyeho akora ikinamico yo kuvuga ko yatwikiwe kugira ngo iperereza rizafate uwo mugore we kuko ari we bafitanye amakimbirane. Gitifu Nyirangendahimana yagize ati
mu kubazwa yaje kwemera ko ari we witwikiye, anemera ko agiye kutubwiza ukuri kose. Yavuze ko inzu yayikingiye inyuma n'ingufuri agaca mu idirishya kuko asanzwe anakekwaho ibiyobyabwenge cyane cyane urumogi. Yakongeje iryo tabi igishirira akijugunya kuri matora, ahita yongera anyura mu idirishya arasohoka. Ageze hanze avuza induru ngo yaratwikiwe mu nzu kandi ari we wabikoze, ari we witwikiye. Yakomeje agira ati mu gukomeza kumubaza twanasanze aho yanyuze mu idirishya ryamuciye ibisebe mu mugongo, ahita ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Nyakarenzo niho afungiye. Umuyobozi avuga ko amakimbirane yabo amaze igihe kirenga umwaka, bapfa ubusinzi bukabije bw'umugabo n'iryo koreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ubuyobozi ngo bwagerageje kubaganiriza birananirana. Umugore ahitamo kumuhunga n'abana babo 3 babyaranye, avuga ko bakomeje kuganiriza ingo zibanye nabi ngo zive mu makimbirane ariyo ntandaro ateza ibibazo birimo no kuba umuntu yatekereza kwihombya bene aka kageni. Katunyarukire no mu karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru se ho hari kuvugwa y'iki? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agakunzwe n'ababiri karabateranya. Umwarimu yihereranye fiance w'abandi birangira nabi. Umwarimu wo mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru yasanganwe na fiance w'abandi amenagurirwa ibikoresho byo mu nzu. Mu byumweru 2 bishize nibwo mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru umwarimu yasanganwe na fiance w'abandi mu nzu asanzwe acumbitsemo, maze uwafashe irembo uriya mukobwa amenagura ibikoresho by'uyu mwarimu. Umwe mu baturage batuye muri kariya gace yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko bahaye amakuru uwafashe irembo uriya mukobwa. Ageze ku mwarimu n'umujinya mwinshi arakomanga banga kumukingurira, niko kwinjira ku mbaraga. Cyakora mwarimu abonye ko uwo musore afite amahane akuramo ake karenge ariruka. Uwo musore yasohokanye umukobwa maze amena televiziyo yari mu nzu ya mwarimu. Umuturage wabonye ibyabaye yabwiye ikinyamakuru ko yaketse ko basambanye kuko byari mu masaha ya 2 z'ijoro. Nyuma y'uko umusore amenagura televiziyo ya mwarimu akanacyura umukobwa yasabiye irembo, mwarimu yaje gutaha asanga ibikoresho byose byangiritse. Yihutira kujya gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Gusa haje kubaho inzira y'ubwiyunge bigizwemo uruhare n'umuryango w'umusore ndetse n'uw'umuryango w'umukobwa basaba imbabazi. Umwarimu ubusanzwe wigisha mu mashuri yisumbuye. Ababyeyi bumvishije umwarimu ko ibyabaye nawe yabigizemo uruhare kuko yaramaranye umwanya n'umukunzi w'abandi kugeza nijoro. Niko kwemera arihwa ibyangijwe bifite agaciro k'ibihumbi 300. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Raranzige Kamanyana Serafine yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko nawe yumvise ibyabaye akumirwa. Yagize ati nari maze igihe ntari mu kazi, cyakora ngarutse nanjye numvise ko hari uwatwaye fiance w'abandi ariko nta byinshi mbiziho. Kugeza ubu umwarimu ari mu kazi naho umukobwa we ari mu nzira zo kubana n'uriya musore wabaye nk'umurwanira na mwarimu.